nanone twagenda tukajya hano muri Luka mu gice cyaho cya 7 kugira ngo dukomeze dusubize inshuti zacu. Arega birakwiye ko umuntu ukurikira ibiganiro byacu asobanukirwa cyane akasobanukirwa akisobanukirwa akamenya umurimo Yesu yakoze akaba afite amahoro ku Mana. Niko birivuga mu Barongo cya 5 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro. Uwo muntu ufite ayo mahoro ni nawe wabaho neza nanezeza Imana, sibyo? Turasoma mu gice cya 7 cya Luka. Uvuze akantu kavugiyeho ndakibuka nta kibazo umuntu leta ishinja ufite ikibazo na leta yego burya ntiyayikorera neza. Reka yafite umusoro ntiyawujyana kuri Rwanda Revenue. Ufite akabuti ko hari umuntu wishe cyangwa hari umuntu wamuye kabuti ngiye gusora none kuri Rwanda kandi uri gushakishwa utanga umusoro kubera ko wabuzi ko n'ubundi baza kuzakurira nabi ubaho ubuzima gusa bwo kwihishahisha wewe byo n'ubundi umuntu uberaho leta neza yego n'umudafite ikibazo hande na leta. Urakoze cyane yego. Noneho iki kibazo nanone turagisubirisha aya magambo yo muri Luka 7:41. yego haravuga harya ati hariho umuntu, ni Yesu wavugaga, yego, ari gusubiza umufarisayo witwa Simoni. yego. Ni inkuru ndende ntabwo twayisoma yose, bazasoma ubundi ihera kuri 36. yego. Luka 7:36. yego. Ni hayo magambo ahera akageza nko kuri 50. yego. Turasomamo imirongo mike. yego. Yesu yari yagiye gusura umufarisayo witwa Simoni. yego. Asangira nawe. yego. Akiri kwa Simoni, yego, haza umugore. yego. Bibiliya igaragaza ko ngo yahanaguje Yesu, ngo yararize amarira aramanuka agwa ku birenge bya Yesu, ariko atarira kubera ababaye, ahubwo arizwa n'ibyishimo. yego. Arangije amarira ngo yahanaguza umusatsi we. yego. Ngo arangije ngo aramusukaho amavuta ngo y'igiciro cyinshi. Ariko Simoni biramurya, tese uriya mugore ko ari indaya kari umusambaye, ni gute uriya mwigisha yemera kuri ya mugore namwegera ahubwo? Ariko Simoni Yesu amusubiza gutya ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Urumva bari babiri, umwe yarimo umwenda w'idenariyo 500. yego. Idenariyo 500 ni amafaranga ngo y'imibyizi 500. yego. Ubwo ubushize mu manyarwanda nkatwe hano abafundi tubishyura 7,000. Imibyizi 500 ubwo rakuba 7 n'amafaranga menshi. yego. Mu gafite 500 ararenga, ni nka miliyoni ahubwo nk'eshatu n'igice. yego. Sibyo se? Noneho ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Umwe yarimo umwenda w'idenariyo 500. yego. Urumva ni menshi cyane. Undi arimo 50. yego. Uyu we yari makeye. yego. Ariko kuko bari babuze ubwishyu azibaharira bombi. yego. Abahanira amadenariyo ayo mafaranga. Mbese muri bo bombi uwarushije undi kumukunda ninde? Urumva ikibazo yarabajije Simoni. Yamubajije kugira ngo yisubize, ahubwo abari we bisubiza. Umve rero igisubizo ku murongo 43. Simoni aramusubiza ati ngira ngo ni uwo yahariye nyinshi. Nawe aramubwira ati uvuze neza. Urimo kubyumva? Dukomeze gatoya. Akebuka uwo mugore abwira Simoni ati urareba uyu mugore, ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu antonyangirije amarira ku birenge abihanaguza umusatsi. Sibyo? Ntiwansomye aho ninjiriye
uyu ntiyahwemye kunsoma ibirenge, ntiwansiza amavuta mu mutwe, ariko uyu we ansiza amavuta meza ku birenge. Nicyo gitumye nkubwira yuko ababariwe ibyaha bye byinshi byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi, ariko ubabarirwa bike akunda buke. Umurongo wa 47. Rwa rukundo uriya mugore yakunze Yesu akamukorera biriya byose, Theo yarutewe n'iki? N'imbabazi yagiriwe. Amina. Ntabwo yashakaga imbabazi, ntabwo ari imbabazi yashakaga, ahubwo yarutewe n'imbabazi yagiriwe. Bivuze ngo uwamaje kugirirwa imbabazi n'ubundi yego abafite cyane umvishe ukora ibikorwa byinshi abikorera Yesu. Yego pe. Rega muvandimwe, hano ari amagambo ntareka kuvuga. Yego. Ari muri Tito ibice bya 2. Tutarajya muri Tito. Yego. Tubanze nyine dutinde ku izo mbabazi. Yego. Sibyo? Yego. Kuko ni nacyo kibazo nyine gikomeye abantu bafite. Yego. Baravuga bati imbabazi aho nizadutera gukora ibyaha ibidashimwa n'uwa tubabariye n'umucunguzi wacu. Ubwo si cyo kibazo. Yego. Ati igisubizo rero ni hoye. Ahubwo ubwinshi bw'imbabazi wagiriwe, yego, ni nabwo bwinshi bw'urukundo ukunda uwakubabariye. Ine mpamvu zabona icyo ni igisubizo gihura nanagaruka cyane n'ijambo ry'Imana. Uko umuntu arushaho kumenya agaciro k'imbabazi yagiriwe, yego, nako arushaho kweha Imana, yego, no kwikunda kandi cyane. Amen. Burya abantu bakunda buryo butandukanye bitewe n'urugero bumvamo imbabazi bagiriwe. Amen. 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 Hari umuririmbyi w'144, kubera ko twegeranye reka dukoresha iyi telefone. Yego. Twembi. Yego. Ndagira ngo turirimbeho ibitero wenda bikeye. Yego. Ni 144 mu ndirimbo zitwa izo gushimisha Imana. Yego. Aravuga ngo Yesu ndagukunda cyane, nenda kwihaye, nzinutswe kw'ibyaha byanjye binezeza, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Urumva igitero cya mbere? Ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Yatagira ngo ndagukunda cyane ngo kandi ndakwihaye. Si ukumukunda gusa no kumwiha. Ngo ndetse nzinutswe uko ibyaha byanjye binezeza. Mbese ibyamunezezaga, ibyaha bye byamunezezaga agize gute? Arabizinutswe. Ariko ureke wumva impamvu agize ute? Abizinutswe. Igice cya kabiri. Ngukunze nkwitururwo wankunze kera, igurigo rogota ntakwiriye, ngukundiya mahwawanya mbariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Ngukunze nkwitura urwo wankunze kera. Unyigura igorogota ntakwiriye, ngukundiye amahwa wanyambariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Sibyo? Urumva urukundo rwonyine umuntu yakunda Yesu, urukundo rwonyine umuntu yakunda Imana. Sibyo? Ni inyiturano, ni inyiturano
y'urukundo Imana yadukunze muri nde, muri Kristo Yesu. Muri make nk'uko umuntu waguhaye inka nawe umukurira ubwatsi, izo mbabazi twagiriwe muri Kristo Yesu, tukabarirwa ibyaha byacu byose, tukagirwa bere abakiranutsi ngo tutari tubikwiriye hano, unyigura igorogota ntakwiriye. Nirwo duheraho twitura Imana natwe tukayikunda. Nk'uko uyu mugore wari ruharwa, reba ahubwo se kuki Yesu yagaye Simoni, uwo ninjiye iwawe ntiwigeze unkorera nk'ibi? Nuko Simoni yari yiyizi nk'umukiranutsi, kuko n'umufarisayo. Ubundi abafarisayo wo bumva ute? Abafarisayo ni abitwa ko bakiranukira Imana mu ngeso zabo. Abafarisayo banitaga Yesu umunyabyaha, nta nubwo bamwemeraga. Mu rundi ruhande umva rero n'ubundi ko ataremeraga Yesu rero kumukora bya bindi, ariko uwamenye neza icyo Yesu yamukoreye, ko yamubabariye ibyaha bye byose, afite urukundo rwinshi. Bivuze ngo iki? Bivuze ko wa muntu wiringira ibikorwa bye ntabwo akunda Yesu. Ntibishoboka. Yamukundira iki se? Yamukundira iki kandi ari mu rugamba rwo kwitunganira biciye mu ngeso ze ngo bizamuheshe kujya mu ijuru? Ariko umuntu uzi ko azajya mu ijuru abikeshe Kristo, urakoze cyane, uwo nguwo ahubwo aba afite urukundo rwinshi. Niyo mpamvu afata amavuta y'igiciro cyinshi akayamena kuri Yesu, sibyo? Niyo mpamvu akora ibikorwa by'indashyikirwa byo kunezeza Yesu, nuko azi ko ari kubwe yababariwe ibyaha, nuko azi ko ari kubwe azajya mu ijuru. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, ariko ngo mu rugo rwe rwera mbikesha umwana we. Uwo muntu rero umeze utyo, uwo muntu uzi ko ijuru nta kindi arikesha uretse Yesu, uwo niwe ukunda Yesu. Uwo niwe umukunda, amwitura nawe ibyo yamukoreye, mbikesha umwana we. Amen. Tuzamujya tubikesha Yesu. Nta yindi nzira ibaho. Tubona utakira kirakurikiraho kizagane umugabo wabaye ibwami ariko abikesha Natani. Ikiganiro ariko turagifite, kirahari kuri channel, gifite umutwe wenda katukirangira abantu, cyanditseho ngo witinda iro de bar, umwami aragushaka. Nukuba ibwami ariko ubikesha Yesu. Mefibosheti uremaye ibirenge yabaye ubwami kwa Dawidi abikesha Yonatani. Burya yarahari aharira arira ubwami akorerwa byose, ariko vuga ati impamvu ndaha Yonatani si kubwanjye, ngeze nari mbikwiye, nari mpambitse ibirenge, ahubwo mpari kubwana kubwa Yonatani. Sibyo? Imbabazi rero ntabwo zidutera gukora ibyaha, ahubwo nizo zidutera gukunda Imana no kuba ubuzima Imana igira ute ishaka. Yego, mbere yuko tuyageraho turayasorezaho nk'uko bivuze, reka turebe nanone muri Zaburi 130, nayo ni amagambo meza, umurongo wa 3 n'uwa 4. Ndumva nahageze. Umve rero ukuntu ayo magambo avuga. Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa. Akaba akabazo, mwami ninde wazagaragara adatsinzwe? Ntawe. Umve umurongo wa 4. Ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Haleluya. Gutanga imbabazi kw'Imana bizanira kubahwa. Amen. Sibyo se? Kandi uzi ko yababariwe byinshi, twabonye ngo niwe ukunda cyane, niwe ukunda cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu tubadukurikiye,
muri Tito yego ibice bibiri bayasoma mwene data umurongo wa 11 yego no 12 Tito ibice bibiri umurongo wa 11 na 12 yego kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse yego no dukurikiye rero yego ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse bose ntawe usigaye ubwo buntu rero yego byo twe tuganira ntabwo buduha gukora ibyaha nibyo ahubwo umurongo wa 12 avuze ngo butwigisha ubwo buntu nyine yego kureka kutubaha Imana yego n'irari ry'iby'isi yego bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none yego 13 dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza amina ubwo rero ahubwo abiringiye abizeye Kristo bafite umwigisha witwa ubuntu bw'Imana ni umwigisha mwiza rero kuko yigisha aturutse mu mutima yego ibyo yigisha bigasohokera kagaragara inyuma amen kuko uzi umutima kagaragara no ku muntu niwe ngo ubwo buntu nibwo buturekesha kutubaha Imana kose ubuntu yego ntabwo ari amategeko ubuntu burekesha umuntu kutubaha Imana kose ndetse ukamakisha n'irari ry'iby'isi uzi impamvu Theo uzi impamvu murekesha irari ry'iby'isi se yego ukaba yarabonye ijuru abarabonye ijuru nyine mbese ubundi yego abarabonye abarabonye ibirenze bumvise ibindi nubundi mwisi kandi abazi ko hafite igihe gitoya twemeze ntagire ryabyo akarushaho kujya gute kunezerwa igihugu azajyamo bigatuma rero irari ry'iby'isi ari naryo muzi w'ibyaha byose ucika umuvamo none se iyo umuzi wacitse sinumva n'igiti cyuma marishimwe ubwo rero ubuntu yego ntabwo batanga gukora ibyaha oya rwose ahubwo ubuntu n'imbaraga yo gutsinda ibyaha sibyo murakoze cyane Imana ishimwe rero yego turabakunda muzakomeza nyine kudukurikira n'ibindi byinshi biza bitamba kuri no channel yego ikigo cyakindi ijoro ntirikorerwa yego ukabuze gufasha telefone yawe yego ugashyiramo ngo ijoro ntirikorerwa yego ugakora subscribe yego wabona ibiganiro byinshi yego nuko bigenda bijyaho yego ukagenda ubibona yego wahamagara kuri telefone yanjye 0788 49 77 82 yego twagushyira ku rubuga ibikorerwa ndetse wafata radio yawe ugashyira ku 103 n'igice kimwe yego Fine FM kuwa gatandatu saa 11 kugeza saa 12 yego no ku cyumweru saa 11 kugeza saa 12 ugakukira ibiganiro by'ubutumwa bwiza bihatambukira yego urakoze cyane nibyo nanjye nimero zanjye ni 0784 42 57 ku muntu uri mu Rwanda naho uri hanze ni gushyiraho code y'u Rwanda plus 250 7 8 42 57 wampamagara wanyandikira kuri WhatsApp iri no kuri WhatsApp iyo nimero tukagushyira kuri groupe ya WhatsApp cyangwa se tukanakurangira abakiranutsi abera batuye mu gace waba uherereyemo ukaba wabashaka kandi ubabonye mu by'ukuri uzabungukiraho byinshi. Imana ishimwe. Amen.